Shalom, shalom, shalom. Ndabasuhuje cyane, mfatanyije namwe mwese muri hano ndetse n'abazadukurikira nyuma. Mwese turashima Imana yuko umwaka dusoje watubereye umwaka wo kurushaho gusenga, watubereye umwaka wo gushaka mu maso h'Imana, watubereye umwaka wo kubona imbaraga no gukomera kw'Imana. Uyu mwaka Imana yadukoresheje byinshi ku giti cyacu, mu miryango yacu, mu ngo zacu. Ni ukuri Imana yagendanye natwe ku izuba, igendana natwe no mu bihe by'imvura. Twarayibonye, turayishimye. Nibwo ubu dufashe uyu mwanya tugira ngo tuyishimire, kandi intsinzi zose twabonye n'amasomo Imana yatwigishije n'ubuhamya byose biratwinjiza muri uyu mwaka wa 2026 dufite ibyiringiro, dufite gukomera, dufite imbaraga, kuko twishingikirije ku mwami w'abami, umugabo ukomeye. Ndagira ngo rero mfate uyu mwanya nongere mbibutse umugabo Dawidi ufite umutima wari umeze nk'uko Imana ishaka. Hari ibintu byarangaga Dawidi, kimwe muri byo cyane cyari gikomeye ndeba kurenza ibindi, cyiyongera ku kuba yaracaga bugufi agasaba imbabazi. Ariko Dawidi yari umugabo buri gihe cyose mbere yo kugira icyo akora yabanzaga kugisha Imana inama. Iyo yabaga afite ubwoba, iyo yabaga atazi igikwiriye gukorwa, iyo yabaga ateganya intsinzi cyangwa se ateganya gutsindwa, yabanzaga kugisha Imana inama. Samweli wa mbere 30:8 haravuga ngo, nuko Dawidi ahera ko agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Uwiteka aramusubiza ati, zikurikire, kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Natwe tumaze kwihererana n'Imana no kwigisha inama, twizeye tudashidikanya, kandi turahamya, turatura, kandi turatangaza ko uyu mwaka wa 2026 uzatubera umwaka wacu. Ni umwaka wo kugisha Imana inama cyane, ni umwaka wo kugarurizwa byose, ni umwaka wo gusubizwa no kwakira umugisha mu buryo bwuzuye muri Kristo Yesu. Kubw'imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo, tuzagarurizwa byose mu buryo bw'umwuka, tuzagarurizwa byose mu bifatika, tuzagarurizwa byose mu mibereho n'imibanire, mu byiyumviro no mu marangamutima yacu, no mu bukungu mu buryo bwuzuye. Ibyari byaranyazwe biragarujwe, ibyari byarariwe n'inzige biragaruwe, ibyari byarangirijwe n'ibyapfuye bisubijwe ubuzima, ibyari byaratindijwe n'ibyari biboshywe birabohowe. Twemeye guhuzwa n'umugambi w'Imana, tuzagendera mu kumvira. Abazahaye duhisemo kwizera, gukira no gusubizwa ku bw'imbaraga ziruta izindi zose z'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Uyu koko ni umwaka wacu. Ndagira ngo nongere mbifurize umwaka mushya muhire, umwaka wa 2026 uzatubere twese umwaka wo kugisha Imana inama cyane, umwaka wo kugarurizwa byose, umwaka wo gusubizwa no kwakira umugisha mu buryo bwuzuye muri Kristo. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen, amen. Umwaka mushya muhire kuri twese, amen.